ntabwo mwanga urwango rwanjye gusa, mwanga urwango rw'abamoda bose n'abatamuzi n'abazaza. John yaje mu Rwanda 2012 ariko nakoranye nawe 2015. Navuye hari ahantu ndira kugeza aho nari ntuye, ariko mva najyaga guhura n'abantu ayahanagura. Ashobora kuza hano twese akadukonvenka, 2 ufite, 1000 mfite, 5 afite, ishekijana we afite, tukabikuramo tukabimwa n'umutima mwiza. Haburi iminsi 3 ngo amafaranga ya Bralirwa gasohoke, John munyeshuri aranyirukana. Aranyirukana umuhanya, ndimo gufasha John kuburana. Uwo mugore agiye kumutwara Kigali Fashion Week. No muruzi gutukana no kubabyeyi, ntabwo yakwita ngo hano hari abana cyangwa hari abantu. Oya, ashobora gutuka no kuri nyogokuru wawe. The Choice Live. Nakoze nitwa Jay Mwera muri The Choice Live. Ndaza kwibanda cyane kuri ako kabano kugira ngo bumwe mu bantu navuga ko barwaye impirimbanyi ya modani y'abamodo muri rusange n'ibintu bya fashion. Ibyo ngibyo ni ikintu umuntu wese adashobora kujyaho impaka. Mu minsi yashize wigeze kumvikana muri saga n'uwitwa John Munyeshuri wa Kigali Fashion Week. Ndagira muze ko ntabwo nshaka tuza kwinjira muri kese cyane, ariko ndagira muze gushyiraho umucyo kuri icyo kintu. Ndagira ngo hite binanjyana ku kibazo nyirizina nashaka kubaza ko bumwe mu bantu basa nkaho bahaye agaciro abamodo uyu munsi, bakura ku gukorera ubuntu no gukora itike ya 3,500 ubashyira kuri 50,000. Mvuga ko urugendo rukomeye cyane no kubateza intambwe mu buryo bugaragara. Ahubwo nagira ngo mubaze niba bidashobora kuzagonga abashoramari bakiri bato bitewe n'igiciro uyu munsi uburyo ki wazamuye imibereho y'abamodozi, ukaba usa nkaho ushobora kuba wanyirengagije aba bashoramari batoya bari kuza, bishobora kuzabagonga wenda kuvuga ngo ntabwo dushobora kwafodinga abamodo bitewe n'uburyo na standard bashyizweho cyangwa bari buri munsi, uretse ko nanone binajyana n'iterambere ry'igihugu nk'uko bari babivuze naho uyu munsi ubuzima bugeze. Ibyo bintu byombi urabiduhuriza gute, hanyuma udushyirireho n'umucyo kuri ako kantu narimbiriyeho mvuga ka John Munyeshuri na Kigali Fashion Week. Urakoze cyane. Ntabwo nakabaye mvuga iyo Kigali Fashion Week, ariko reka nyivuge uko yibajije. Ntabwo buri ari gihe wagiranye ikibazo na John, ahubwo niwe wagiranye ikibazo nanjye. Ko giye mu buzima busanzwe ushobora kugirana ikibazo n'umuntu, ko menye ko tugiye kugirana n'ikibazo hita nshaka inzira zituma icyo kibazo kitaba, kubera ko buri iyo tugiranye ikibazo giye bishobora kunyicira ubuzima bwanjye bwose, aho kugira ngo urebye ibintu bibe mbirwanya hakiri kare. John rero ni umuntu udashobotse, icyo cyo ni icya mbere, ntabwo tukigarukaho. Kugira ngo nemere no gukorana nawe, John yaje bwa mbere mu Rwanda 2012. Ndeba uko bakora, nabaga muri Date Max icyo gihe nari maze gukora show ebyiri zikomeye. Yari show yabaga mu Rwanda yitwaga Rwanda Fashion Festival, ishobora no kuzagaruka wenda nibikunda. John azanye projet ndayireba ndavuga nti ntayo nzajyamo, atari uko ntashaka gukora cyangwa to Kigali Fashion Week atari nziza, ariko nkareba nkavuga nti aho kugira ngo njye aha hantu ntashaka. Buri muntu wese agira ukuntu ateye. Urugero, ushobora kuba ukina muri APR, wamara bakwicara ku gatebe, wenda nubusijye ko nigeze ncara ku gatebe, wenda haza akandi ka equipe wenda ko mu cyiciro nk'icya 4, gereranyije mukavuga uti aho kugira ngo njye gukina mu cyiciro cya 4 nzategereza imyaka nk'ine icyiciro cya 4 iyi kipe izamukize mu cyiciro cya mbere mbone kuyikinamo. Nako byagenze koko. John yaje mu Rwanda 2012, ariko nakoranye nawe 2015. Nakoranye nawe ntazi ko nzakorana nawe. No muzi gukora amaproje nubwo ari kimwamwanya, azi ubwenge pe, azi ashobora kuza hano twese akadukonvenka, 2 ufite, 1000 mfite, 5 afite, ishekijana we afite, tukabikuramo tukabimwa n'umutima mwiza. Azi kuvuga pe, niba ari n'umuntu ufite projet nziza ashaka ko umuntu uyimupicingira, nagubwira ngo genda usinye na John contrat y'ukwezi kumwe, agupicingire projet yawe uhita umukuraho uhirwarize, kubera ko nyuma yo kugupicingira ahita aza ngiye gukoresha ijambo ribi ritari zamwa kabininyamo, ahita aza akabyangiza. 2015 mu kwezi kwa mbere baranyegereye barambwira ngo hagiye kubaho ikintu cyitwa Rwanda Fashion Council, ngo ambasade y'Ababiligi igiye kwitera inkunga 500,000 by'amayero. Ntabwo ndi bice ku Rwanda uko byagenze,
bati ibyo 500 by'amayero ni amafaranga menshi, bazafata 150 babihe abamodo biteza imbere, nyine bagenda bagabanya bavuga bati abadesigner bazabahaya, aba fashion photographers bazabahaya, abamodo bazabahaya, event promoters nabo bazafatayo. Numva ni igitekerezo cyiza, ndemera ndagenda kuko numva gatari Kigali Fashion Week yonyine, numva ko tugiye gukora nk'u Rwanda nyine Rwanda Fashion Council, abantu bose nyine bari bagiye kuba represented. Ndemera ndagenda kuva mu kwezi kwa mbere kugera mu kwezi kwa gatanu nari maze kubamenyera, ariko bo behind scene ntabwo bashakaga mu by'ukuri ibyo. Bari barashwanye n'abamodo bose kuva igihe batangiye gukora ko azwiho kudahemba no kwirata no gutukana, abamodo bose baramushizeho. Icyo gihe nari naramaze gushinga ihuriro ry'abamurika imideli rwego rw'igihugu, Rwanda Fashion Models Union. Baravuga bati kugira ngo twigarurire aba bantu cyangwa twongere kubona abamodo beza, tubone n'abamodo muri Golden Models Agence nari mfite ya leadingaga mu gihugu, nuko tuza guca hasi tukiyegurira umutima wa Franco, kuko tuzi ko akunda gukora, akunda n'abamodo. Nitumbwira ko tugiye kuzana ikintu kizafasha abamodo, azaza wese ntacyo asinywa, kandi kuko nuko byagenda. Umva nagiye niyompa wese n'ubwenge bwanjye bwose nibiki. Nagiye muri Kigali Fashion Week isanzwe iba mu kwezi kwa 11 gukora nawe kuva icyo gihe mu kwezi kwa gatanu hari maze kuvamo igitekerezo cyuko Kigali Fashion Week kuva mu kwezi kwa 11 ikaba mu kwezi kwa 7 aribwo igihugu cyacu kiba gifite amafaranga kinashyushye gisa neza, ko mu kwezi kwa 11 mwezi kwaba hari imvura ibintu bitagenda neza. Noneho ahita avuga ati ubwo tugiye kwikora aha wowe tuzagushinga abamodo. Kunshinga abamodo ntabwo zari impuhwe zo kwamuhaye akazi, kwari kugira ngo n'ubundi mbazane, ariko nari ntarabimenya. Naje kubimenya show zirangiye, noneho ndabyemera, ariko ndamubwira nti kugira ngo nemere ko nzaba mpagarariye abamodo nuko uzemera condition nzaguha. Ntabwo yari kuzanga kuko yarakeneye abamodo bashoboye kandi baridinze mu gihugu. Ndamubwira ni cyambere abamodo bose tuzakoresha kuri finale, at least buri mwana agomba guhembwa 50,000. Hari 2015 kwezi kwa 7 arabyemera. Noneho kuko ubundi Kigali Fashion Week muri rusange ntago ari show yakabaye umusumwe, it's a fashion week. Habamo ibintu bigiye bitandukanye byinshi, ama master classes, udushow dutoya, ku buryo nyine igenda ikaba event y'icyumweru. Turapanga Kigali Fashion Week nabwo yabayeho yonyine mu mateka, habamo show 3. Ndabyibuka kuwa 4 twakoze show mu rugo rwa ambasaderi w'Abaholandi Nyarutarama. Abamodo bakoze iryo joro barahembwa 30,000. Umunsi kuri cyo kuwa 5 dukora show mu rugo rwa ambasaderi w'Abongereza Kacyiru. Abamodo bakoze iryo joro barahembwa. Turongera kuwa 6 dukora finale mu rugo rwa ambasaderi w'Ababiligi mu Kiyovu. Urumva umumodo wakoze iminsi 3 ikurikirana 30 yatanye amafaranga ngahe 110,000, sibyo? Bwari bwo bwa mbere mu mateka y'u Rwanda hakoze abamodo barenga 50, kuko icyo gihe hakoze abamodo hafi 80 dufasha bagiye bakora iminsi ibanza n'abakoze finale. Byibuza mu mateka y'u Rwanda ijoro rimwe miliyoni zirenga 30 zarenga imiryango yacu, kara akantu katigeze kabaho mu buzima. Singoranye na John kuva mu kwezi kwa mbere kugera mu kwezi kwa 7 mo hagati yarampembye w'abandi, nanjye icyo gihe naradefi nayo show ya nyuma navuze ngo nakoze nk'umumodo cyangwa nk'umuntu nyine wabigize umwuga. Yarampembye amafaranga ya show 50,000. Ubwo hari hasigaye amafaranga yuko twakanye kuva mu kwezi kwa mbere kugera mu kwezi kwa 7 n'amafaranga yo gutraining abamodo no kuba ndidinze casting, cause nari casting director. Namufashaga gutoranya impano muri rusange no kubayobora. Urumva ko nige wakoresha amahari hasoza ama trainings, kumugira inama, ibitekerezo byanjye atari gupfa anishyuye byonyine kungaramo nkamwemerera. Noneho Burarirwa niyo yari umutera nkunga mukuru hamwe na Tekino. Sinivuga umubare w'amafaranga Burarirwa yatanga, ariko Burarirwa amafaranga itanga ifata 1/2 ikashyira muri publicité, ikindi 1/2 ikayaha umuntu ateguye igitaramo. Haburi iminsi 3 ngo amafaranga ya Burarirwa asohoke, John Munyeshuri aranyirukana. Aranyirukana umuhanya. Navuye Kacyiru aho twakoraga hari umusaza TV1 hepfo ku mavazi.
natahaga mu gikari cya Sofaru ku Muhima. Navuye hari ahantu ndira kugeza aho nari ntuye, ariko umva najyaga guhura n'abantu ayahanagura, ariko nabura nta muntu uri imbere yanjye, umva akamanuka nk'umugezi wa Mushorozi. John rero kuva icyo gihe nahise mbona ko atari umuntu. Hari umuntu twakoranaga witwa Cecile, arabeshya, sinzi niba ndi bwibuke uwo mukobwa yabaye mu ba Miss, yavuye Uganda. Uwo mukobwa yageraga n'amafaranga menshi, araza aje ubwumva yaguriye John nibiki, arambaza ati uyu mukobwa uramuzi? Navuga ndamuzi. Ese yakora nta kibazo? Yakora. Uwo mukobwa nuko ntashaka kumuzana ngo bibabwire, yishyuye John umunyeshuri kugira ngo azakore, banza bamuhaye nk'ibihumbi 200. Uwo mwana nta n'amafaranga yakoreye. Bambajije bati se uramuzi? Ndavuga ntiye, kuko yari umumodo mwiza nubwo yari yagiye mu bamisi. Nta kibazo rwose, yakora n'umumodo mwiza adefirana neza. Noneho uwo mugore witwa Cecile, uwo mumodo yakoreye umwe mu ba designer bo muri mwihangane n'inkuru ndende kandi mwambuye ngo mbibabwire uko bimeze. Umwe mu ba designer bari bavuye mu Buyapani Tokyo, ishakoshi ye uwo mumodo yarayisigaranye. Ntabwo ari ubujura ko n'umumodo afite amafaranga pe kongera ngo yabyaranye n'umuntu wo muri ukina muri basket w'umunyakenya, sinibuka izina rye, nibyibuka ndaza kuri babwira. Noneho umugore witwa Cecile aravuga ngo ugiye ngo nashyigikiye ngo uwo mukobwa ngo kwibishakoshi, kandi uwo mukobwa ntabwo yayiba, ni umukire pe, ko bwanakiye yayigarura. John ari kubwo kunyirukana ko ari kugira ngo atazanyishyura amafaranga yanjye, yaramaze kungeramo aranyirukana. Ntabwo niriwe mburana. Umuntu witwa Harriet yakoragayo yaza kwibabwira, umuntu witwa Martin yakoragayo yaza kwibabwira. Naramurebye mbura ikintu mvuga, ndamubwira nti John, newe unyirukanye kubera amagambo uyu mugore akubwiye, je nta kintu ushobora kuko ibintu ntabwo ari byo, nta nigora kubwa mburana, ndigendeye. Nukorana n'uyu mugore umbeshyeye gutya mugakorana imyaka 2, uzasaba igihugu kimfunge kuko nzabyira narabikoze. Nta nubwo bakoranye n'amezi 4. Byarangiye nyuma y'amezi 6 ndimo gufasha John kuburana, uwo mugore agiye kumutwara Kigali Fashion Week. So ukugongana kwanjye na John rero kwagiye guturuka ahantu aho ngaho. Mu by'ukuri ntabwo nigeze mpemukira John pe mu buzima bwanjye, abe namba yanazana akabibabwira, kuko mu myaka nk'ibiri ishize yigeze gutuma abantu ngo nzamubwire ikintu yampemukiye, ansaba imbabazi kuko urwango mwanga si urw'umuntu umwe, kandi kuko ntabwo mbabeshya, ntabwo nzi kubabarira umuntu mu buryo bworoheje. John n'ubu ngubu sindamubabarira, kuko buri munsi iyo ntekereje ibintu yakoreye abamodo n'ibyo yankoreye, ntabwo mwanga urwango rwanjye gusa, mwanga urwango rw'abamodo bose n'abatamuzi n'abazaza, kugeza igihe azicara agakora ibintu bizima, agasaba imbabazi, agatangira gukora neza, zamubabarira. Icyo gihe aranyirukana, ndagenda atanyishyuye. Byarambabaje, ndavuga nti mu buzima bwanjye sinzongera gukorera umuntu nk'umumodo, nzongera kujya gukorera umuntu ari company zidiringa. Kandi koko nyuma y'umwaka umwe John yangaruye muri Kigali Fashion Week, atari Frank agaruye, hagarutse Golden Models, kubera ko nta mumodo yari kubona, nijye wari ufite abamodo beza benshi, kuko nta mumodo 50 bakoze icyo gihe, 37 bari bavuye muri agence yanjye. Ntiyemeye ko dukoranye nka agence, contrari yanjye. Bukeye yabonye amafaranga, ashaka kwereka abamodo ko ari umuntu mwiza, ahamagara abamodo banjye abakinnyi bose ngo abahembe, kandi asigomba kwishyura agence ikabona commissions, agence igahemba abamodo banjye bamubera ibamba. Buri muntu witwa John n'umuntu witwa The Cat babibabwira urukundo nkundana, cyangwa abantu dukorana ukuntu baba bankunda cyangwa nanjye mba bakunda. Abantu bigeze kumbeshyira kuri The Cat, aranyandika abamodo baramututse, nyuma y'iminota runaka post yayikuraho. Nimwumve namwe mushaka The Cat gukuraho post, yasuye inyuma araza aravuga ati uyu muntu ntabwo byumvikana, ashaka ukuri arakumenya, akuraho post. John abamodo banjye banze kwakira amafaranga, bose baramubwira ati ntabwo tukuzi, wowe uratwishyura nkande, ntabwo dufite kontra yawe, ishyura Franco atwishyura. Nyuma y'iminsi 3 John yarashwawe, arabamagara amafaranga y'abamodo. Urumva imitego nagiye mpurana nawe. Bukeye John abona projet nziza yo gutwara abamodo hanze mu Buyapani, kubera ko azi ko natwara abamodo bari muri kontra yanjye cyangwa abamodo nzi, ndi bubaburanire bakabona ibyo bakwiye kubona. Aragenda afata abanyamahanga, ndambwira nti nta bukura hano mu Rwanda. Iyo projet, izo ambassade, abo baterankunga baje gushyigikira abanyarwanda.
ibikorwa bakorera bagenera abanyarwanda bibaye bitagera ku banyarwanda bajya muri ibyo bihugu by'abo bantu ugiye kujyana. Sinanze diversity ko dushobora gushyiramo abantu bo mu bindi bihugu, ariko umubare munini uraba abanyarwanda, nanjye mubera ibamba. Naho rero John nawe yahereye agenda mbeshyera ntukanyanga. Ntabwo rero mu by'ukuri gerageza ngirana ikibazo na John ubwe ngo ndagenda ndamwitambitse, oya, nagiye ngongana nawe bivuye ku bantu nkorana nabo n'abantu nkurikiranira inyungu. Ntabwo rero nigeze mpangana na John, ubwo John yagiye ahangana nanjye. Nagiye mwanga urwango rwinshi pe, n'ubu ntabwo mbabeshya. Nta Rwanda ndamutsa ngo muramutse. Reka anaje akamukoko namwaza ngo uruwa. Ikindi nuko abantu bose yagiye agongana nabo kubera urwo rugendo nagiranye nawe, bose baranyitabaza bati ngwino uvuga ukuri, kandi iyo ngiye simbica ku ruhande, ngewe mvuga imbwa mu mabara yazo no mu mazina yazo. Ntabwo rero ngiye nango mubeshye agahita avuga ati uyu muntu nzamugirane rero yarayibuze. Uyu munsi yarazi ko ampemukiye birangiye, ariko uyu munsi yifuza no kwicara hano nicaye, kuko I'm pretty sure ko umuntu wari wese, yaba ari umudesigner, yaba ari umumodo, umuntu wese uzi John nta nubwo yamushyira mu mudugudu we, kuko yaba bizi neza ko ari buwangiza. John ni umuntu pe uzi ubwenge bwo guconvincinga, ariko kumaintaininga ibintu ya convinces byaramunaniye. Uyu munsi araza akabwira uyu bagakorana, yarangiza agacima akagenda akamutuka. Mu minsi yashize mwumvise ukuntu yashatse guhotera cyangwa no gutuka business partner we witwa Giselle Kamanzi, amwishije amafaranga yamuhaye muri 2015 twese tureba, akamutuka ibituzi. Ni umuntu uzi gutukana no ku babyeyi, ntabwo yakubwira ngo hano hari abana cyangwa hari abantu, oya, ashobora gutuka no kuri nyogokuru wawe yaripfiriye. Ntabwo nyine sinzi ukuntu umutima uteye, ariko amenye ko ari mu Rwanda kandi mu gihugu gikurikiza amategeko kandi kiri seri. Impamvu uyu munsi ashobora kuba atarakurikirana nuko nta muntu urarezinga wenda ibibazo runaka cyangwa iki n'iki, ariko amaherezo ntazabura uwagwira. Ubu nkanjye yibeshya akansitaraho, numva namutura ibitari ibibazo byanjye gusa, namutura n'ibibazo by'abamodo bose muri rusange. Ntabwo rero mu by'ukuri ngewe navuga ngo nahanganye na John cyangwa nagiranye nawe ikibazo, ahubwo niwe wagiranye ikibazo nanjye. Nahinduka u Rwanda nta kibazo, nta muntu rutababarira, ariko naguma gukora nkuko yakoraga kera. Uyu munsi nibyahinduka n'abantu barahumutse. Ngayo nguko ikibazo cyane cya kabiri yajyanaga ongera ukinyibutsa, navuze ibintu byinshi. Nibyo naribereyeho, ariko nakubazanye ese ntiwaba warafasha abamodo ugasa nkaho basimbutse intera uyu munsi ukabashyira ku rwego. Okay, nabimenye. Mbere yuko ngiye gusubiza ndabanza ngaruke no kucyo yavuze cy'ibintu bya happiness. Mwese mubyumvireho, happiness yo mu Rwanda ntago wayirya imyaka 5. Niyo wayirya 5, uwa gatandatu wayiruka. Oya. Vuze nshubije uko yambajije. Reka mbivuge mu buzima busanzwe. Hano n'abandi bose mwagiye mu batureke n'ubuvuze n'abandi nkawe. Hano mu Rwanda ntabwo ibyo bintu bikora. Sinzi ukuntu duteye nk'abanyarwanda n'igihugu cyacu niba ari ukuntu aho tugeze. Umuntu yakubeshya rimwe, yakubeshya kabiri, ariko ntiyakubeshya gatatu. Ndashaka kumara impungenge z'uko n'uyu nguyu uri aha ngaha ubu ni ufite ndibwira ko andusha umubare w'abamodo. Ufite abamodo benshi, uzashaka umwe umubwira ngo he happiness urebe. Please noneho umunyarwanda, umukobwa w'umunyarwanda ni don't touch. Ko ngira temptations nyinshi cyane, ubwanishwa kuba afite n'uwo mutima w'uko ntagiye kuyisaba, ariko rwiyemeza mirimo uri hari ufite miliyari ze 100 aba yumva nta muhako kamodo keza, ariko nibishoboka nshobora kumumuha akama wenda izo miliyoni 10, ariko ntabwo nazirya gatatu. Bimenyekanye nta nubwo byatinda no kumenyekana, kubera ko bene ayo mafaranga ntabwo aramba. Ntabwo rero ibyo bintu hano mu Rwanda ntibikunda. Nubikora amenye ko guhera uyu munsi akwiye kubireka, kubera ko nta garanti. Nagiye nkura n'ibintu byinshi cyane, abantu twagiye dukorana barabizi. Umuntu akaza ati wenda ndaguha amadolari 25 umpe uyu mwana, nkambwira ni jewe ntabwo ntanga umuntu ngo baryamane nk'umuntu bagiye gukora. Ufite contrat yihe niki agiye gukora? Nagiye nshwana n'inshuti zanjye akumva ko kubera ko turi inshuti bimuha access yo gutereta
umwana uri muri management yanjye kandi nibishoboka. Ibyo rero byagiye binteranya n'abantu either inshuti zanjye za hafi, abashoramari tuziranye, umuntu akaza nko muri Best akavuga ati nimba amafaranga Franco arampa access kubera y'abakobwa, ntabwo bikunda. Ayo mafaranga niko narayafashe narayariye ubundi mo kuyaruka. Ntabwo mu Rwanda rero wariye amafaranga mu mare kabiri, ibyo bintu ntabwo bishoboka. Ikijyanye rero no guha value abamodo no gushyiraho igiciro, buriya 50,000 bimaze igihe kinini cyane kuva muri 2015. N'umumodo ugikorera senkani uyu munsi ni kwa kundi bavuga ati reka njye gufasha uriya muntu. Hari igihe yajya no munsi yose senkani, hari igihe yagenda agakorera n'umuntu. Urugero show zose mubona amaze igihe kuva nka 2015 show zose nagiye nkora, ntabwo nabaga ndimo nishyuza. Mba mvuga nti reka ngende mbereke uko bikorwa, ngume nshyiraho ibuye ry'agaciro, ngume ngaruramo valeur, ngume mbereka ko bishoboka. Mvuze ngo ngiye kwishyuza kuri show, biragoye ko umuntu nka show ya Mateo yamagara ngo agiye kunyishyura, nawe arabizi ko bitakunda. Kuba rero naramufashije nkavuga reka dukorane, uyu munsi akaba yambika Bwiza, yambika The Ben, yambika nde umuntu wese ukomeye mu Rwanda azaba gahita bajya kureba Mateo. Ibyo bintu biranezeza, birananshimisha, kandi nawe bikamushimisha akanamamagara akanshimira. Bivuze ngo hari igihe kizagera wenda akabona nayo mafaranga menshi akavuga ati uyu munsi ufite project nziza cyane, ko nk'ibushize yitwaga Lost Soldier, yari nko guha agaciro umubyeyi we kuko ari umusirikare. Twayikoze umuteye inkunga, ugasanga wenda afashe na fuel kize mu modoka, muhaye n'amafaranga, genda ukurutu mufashije gutwara abamodo, mwishyura utuntu kuri tere, bitari n'amafaranga menshi cyane, ariko bene ayo mafaranga uyu munsi akaba amuhesha izina ry'uko kwita izina bamuhamagara bakamuha gukora pieces umubare runaka, akaba ariho amafaranga agenda aturuka. Rero abanyarwanda tugiye dutekereza ikintu nk'icyo ngicyo cyo gufasha, tutitaye ku bigiye kutugarukira ako kanya, twese twatera imbere mu buryo bwihuse pe. Ariko nituguma gushyira amafaranga imbere cyane, tuzaguma turi stable. Ntangi bwanjye ngira si uko ntakunda amafaranga, ndakunda pe, niyo afite ayandi, ariko ngira slogan ivuga ngo I make impact, I don't make money, but by making impact amafaranga araza. Trust me mwese ko muri ahanga ngize amahirwe nkababonera akazi bakabahemba commissions mumpa yaba ari 20% cyangwa 30% iruta giyewe ko bampa akazi ndi jyenyine. Igiteranyo cy'amafaranga yanyu mwese mubara mwakoreye amafaranga, mubonye ubuzima bwiza, muranampembye. Ubuse bingana nuko giye nshobora kugenda bakamemba miliyoni 1. Nibyo rero, ariko buri wese agira uko abitekereza. Jewe niko mbitekereza, numva ko gufasha abantu benshi bagatera imbere nandi ubwanjye banteza imbere, kubera ko uyu ufashije umuntu ntabwo ashobora kuza ngo agere hano ku rutugu nawe urutugu yarukira aho, agenda agenda agusunika. Nuko rero mbitekereza, nimvisha neza ko guhereza agaciro umuntu simba nsigaye nandi ubwanjye mba nkihesheje, kubera ko wa muntu nahesheje agaciro mbere yuko atera imbere aransunika nanjye nkatera imbere. Urugero, credits nyakwa Perezida wa Repubulika abona, Perezida wacu buriya nimuzagire ngo nuko ari we uzi ubwenge cyane kurusha abandi bose, ahubwo ubuhanga afite bwo gutoranya abantu akorana nabo no guha umurongo mugari ibyo bakora nibyo bigenda bimusunika. Nawe ubwo yaravyivugiye ati credits mbona sizange gusa niz'abantu dukorana. Mwese rero mwimvishe ko gukorera hamwe no kuzamurana ari byo byonyine bizatuma tuvaho turi tukajya ahandi. Nitwa Abu, umunyamakuru wa Isibo TV and Radio. Nshaka kubaza umuyobozi wa RFI, wabikomoje uravuga uti bijya bikobaza ubonye amakampani manini akoresha abantu ku mafoto bakoresha ku moto. Yenizere ko umumoda ari nka product management abarizwa bigomba gucuruza. Ikibazo ni cyaba kiri kuri mwebwe mutajya kwacuza kuri ayo makampani, izo kampani zikora n'abantu baregeye niyo bahereje amasoko. Bibaye atari byose iyo mubegeye bababwira. Ngo bibaye atari byo iyo mubegeye umwigire izo kampani kugira ngo baba mudubana abasuzuma. Okay, urakoze. Rero ibintu byinshi buri usanga cyane cyane nko ku bintu nk'ibyo abamo ibintu bakunda kwita nimba ari by'amakata. So ariko ikintu navuga naka ikibazo ari twe, kubera ko tugerageza uko dushoboye kugira ngo abamudo bacu tuba branding, ahubwo
ntekereza yuko nanone ikibazo kiri kuri abo bashoramari baba bafite amaproje runaka, kubera ko buriya iyo umuntu afite proje ntabwo umenya ko afite proje, umenya ko afite proje ariko yayishyize hanze, cyangwa se wamenya amakuru uko nyine ihari. So mu gihe nta makuru wamenye ntabwo ubimenya. So ntekereza neza ko rero ikibazo ni cyo kuri bo, kuba ko nibo bantu ba mbere batera intambwe yo gushaka abantu bakoresha muri ayo maproje. Kubera ko reka mbaye nk'urugero, sibyo? Reka duhere ntabwo urugero kuri Franco muzarebe ari imyenda ya Mateo ajya akoresha mu kwamamaza, sibyo? Jewe ndi umuntu buriya nubwo ntagira, ariko ndi mushobora kuba nafata ikintu nkatekereza mu kuntu Franco ni brand nziza Mateo, nimba ari Mateo wamwegere, ni brand nziza Mateo yakoresheje mu kugira ngo amwamamarize ibintu bye. Kubera iki? Kadufate nko ku bugenda bw'imyenda, sibyo? Ni ibintu yakoze neza kandi yateguye, kuko Rega Fashion ntabwo ari kwitwa ngo nguru mu modo gusohoya. Buriya ni ibintu byinshi cyane bigera muri 70 twigisha abamodo. Hari uko kwifotoza, hari ukuntu ushobora company runaka n'ibigiye gukoresha ni gute wayamamariza. So hari ubumenyi bwinshi rero tuba. So numva ko ikibazo ntago ari twebwe, nubwo natwe tutaragira imbaraga nyinshi cyane kugira ngo tubrandinga abamodo bacu nkuko tubyifuza, ariko ntekereza ko n'amakampani akwiye kutwegera. Niyo mpamvu navuze ati ahubwo namwe dufashe kugira ngo babyumve. Ikibazo gihari ntabwo ari uko nizo company zidashaka no gukoresha abamodo, ahubwo ikibazo kiri muri rusange muri creative industry. Umuntu ufata icyemezo abona amafaranga runaka ari menshi, akavuga ati uyu nguyu wo mu Rwanda turamwasa amafaranga angana gutya, kandi yajya guhamagara umuntu wenda uvuye South Africa akayamuha yikubye inshuro 20. Ni akantu ko gutezanya imbere hagahari. Aravuga ataho kugira ngo mpa amafaranga uyu nguyu ayabone, atu reka njye gukura umuntu kuri internet mukoreshe iyo budget. Uziko hari amakampani amafaranga y'imyidagaduro cyangwa ya budget yo ya wenda tuvuge ya marketing, hari amakampani nako umwaka urangira ugasanga amafaranga barayasubiranye. Kubera iki? Project manager afite uwo mutima wo kutumva ko umuntu azi atamwishyura amafaranga meza. Yewe akenshi njya mbipfa n'ama companies runaka ndabikora, mfite akamasho models baba badafite contrat yanjye ihoraho, ariko n'abantu bafite contrat bitewe n'akazi runaka. Aho rero ntabwo abamo modo gusa, habamo abantu b'ingeri zose muri rusange. Umukiriya wa mbere mfite ni Rwandair, umukiriya wundi ngira mwiza ni Beka. Njya nshwana n'abantu gasanga barambwe ngo nishake umuzungu, hamuzana bakabari ebo yo kumana amadolari 10,000. Same project, same role yaragiye gukinana n'undi muntu wo mu Rwanda kugira ngo bamwishyure miliyoni 2 cyangwa 3 kikaba ikibazo. Kandi uwo tugiye gukura hanze baramwishyurira indege, baramwishyurira visa, baramwishyurira na hotel. Bya bimbi nk'$10 by'amadolari gasanga bibaye 25. Kandi 25 bashobora kubigabanya abagenerwa bikorwa bo mu Rwanda n'abantu bazabona akavuga ati kumbe katabirora iriya product arayikoresha, ese buriya Franco yafunguye konte muri Beka nangereka ngeyo. Aho kugira ngo dukoresha abantu tubona tuzi twanavugisha, bakishimira kujya kuzana amasura atazwi n'umuntu utazapfa ubonye. Uyubonye umuntu kuri billboard uzi mu mutima ntiwishima. None se iyo ubonye bashyize umuntu wo muri Brazil ukibona nkuko umubona kuri internet. Abantu bo mu Rwanda rero bafata ibyemezo, niba mu gihe bataraha agaciro creative industry, bataraha agaciro abanyarwanda bene wabo, kandi ari twege bakiriya babo, ari twege abantu tubateza imbere, mbabwije ukuri tuzahora tugongana nabo. The Choice Live.